ko umuntu yagukubita kugira nawe wenda gupfa ngo nuko umuntu ari umukire. Umukene wakubise burya umugore ntibigisona neza mu muryango, ariko umukire wakubise umugore bisona neza mu muryango. Bahita bamubwira ngo iki? Ndavuga ati umugore aba ari umunyamakosa, aba afite amakosa, ati genda wihangane. Ariko iyo uri umukene arakubwira ati garuka hano tujye tugutunga, n'undi ntabwo twabura ukurongora. Iyo uri umukene. Nibyo ane. Okay. Hari ibintu byinshi mba ntazi. Mba nashaka guhita wenda nteraho comment kuko ntago ayo makuru nyashaka. Uyu kubitekereza. Iyi ni filozofiya ya Bishop. Ntago ari filozofiya yanjye. Uko mbitekereza nubwo nagendera kuvuga ngo w'umukene cyangwa w'umukire. Uyu umuntu ari umukene bakamukubita mu rugo. Ntabwo wamukubita. Oya gide iyo bibayeho kuko rega turabana. Iyo bibayeho rero nta hantu navuga yuko byaba handi ntibihabe. Ariko mutunze mwamutanze. Ariko yemera ko umugore iyo ari umukene aturuka no muri famille y'abakene, umugabo ari umukire banavuka mu muryango mwiza. Yavuga ati nta kundi nyine. Avuga ati ariko wagiye worohera umugabo wawe. Garabizi nabisobanura. Nawe arabizi. Siko bigenda. Bapfa ko kwakira se usize umukire. Usize umukire. Wavugaga kuri ya famille. Famille yoroheje ikaba birimo umukobwa mwiza nka Muravana urugero gutyo bimeze, ingase rero wenze ntago mworoheje. Mukaba mufite umukwe w'umukire. Umuryango ukunda wuba. Ukaza uti yankubise. Okay. Ngewe ukuntu mbyumva pe hari umuryango ushobora kuvuga ati genda wenda bya bindi njye bavuga ngo niko zubakwa ngo genda wihangane, ariko hari n'undi muryango ushobora kubyanga nyine akavuga ako sibwo umuntu yagukubita kugira nawe wenda gupfa ngo nuko umuntu ari umukire. Imiryango iratandukanye. Baranabica. Kuki babica se? Ntabwo kugira ngo muri society bagaragare nk'inyangamugayo banze kuva mu rugo. Ngo gusenya ngo uwo nukuvuga ngo Bishop Gafaranga aramutse aduhindutse akakubera umugabo mubi. Erega guhindutse abaduhindutse. Nibyo. Umuryango sawa mugwa ahita mwizeye. Uwo ngo aramutse aduhindutse akakubera umugabo mubi. Bisaba ko wihangana paka. Ku isegonda rya nyuma. Hari ikigero byageraho ntibikunde kubera ko kwihangana byo reka mvugisha ukuri, kwihangana byo nibyo birantunze kubera ko yihangana kugeza he nkwiriye kwihangana rwose, ariko nanone kugeraho ubuzima bwanjye nabuhasiga nkwiriye kubitekerezaho again kubera ko aho ndacyafite mfite control y'ubuzima bwanjye at least ntaragera kuri icyo kigero. Ariko ubundi kwihangana ibyo kuvuga ngo umuntu akubereye mwiza cyangwa mubi, mba mbona ikintu cyitwa kwihangana cyubaka, kuko rwose utihanganye wazajya ubona akantu ko ariko kose nyine kakakubabaza ukavuga ati ngewe rwose ntabwo ibintu byakunda. Iyo umuntu aruvuyemo se ko society museka kandi niwe ntabwo ari society yaruvuyemo. Sinzi impamvu iyi society ni umugabo nawe baramusetse bifatika kabisa. Nibyo baramusetse, ariko hari n'abandi bagiye bagira inama yo kuzivamo. So ntabwo njya nsobanukirwa iyi society, nsigaye nanirinda kubitindaho kuko nibyo kubera ko yavuyemo. Ariko hari n'undi yego hari n'undi bagira inama bakavuga ataho kugira ngo upfe cyangwa se umere nabi kurushaho uva muri ruriya rugo. Iyo society rero maze kubona ukuntu imeze, nakabaye ngira inama abantu yo kumenya gahunda zabo bagafata decision ku giti cyabo. None se niba gutyo bimeze ane Gafara buretse gatoya, iyo ari gutyo wakomeza umufateho gutyo habe yumva akomeye. Dore urugo nguru rero, dore urugo wongera Gafara, dore urugo ubwo wabunumye ashaka kunsomera umugore mwiba ntabwo ari ngewe none oya dore icyo bita urukundo, dore romance dig aho bikore gato turebe ibyo nakubwira n'uya ngo turebe ngo hari umugore wabiri. Icyo nashaka kubaza haragaciyemo niba ari gutyo bimeze ukuntu Aneta bisobanuye kubera iki Benaribu rivuga yuko umugabo witwa Bishop Gafaranga yafatiwe iwe mu rugo aho ngo yafashe umugore we akamukoresha imibonano mpuzabitsina ku ngufu ndetse akanamukubita. Iyo wumvisha umuntu wiyita umushumba akora ibintu nk'ibyo ngibyo cyane yamenyere nka Bishop Gafaranga, nibaze yo nkuru wayo ubundi Gafaranga uretse ko umukinamico yabaye umushumba ryari uretse kwita Bishop ni Sirino yihaye mu bintu by'amakinamico bakinaga, ntabwo muzi ari itorero ryitwa ngo iki
hari ukuntu yajyaga asengesha abantu online kaza akaririmba n'umugore we bakatanga ijambo ry'Imana ariko byakubitana na Bishop nyine yise ikinamico abantu bagatangira kumwizerera muri ubwo. Okay, bon ashobora no kuba Bishop nya Bishop kuba ribu yamufashe nabyo ndumva atari inkuru, ntacyo nabivugaho kuko iyo nkuru sinyizi neza sinayinjiyemo. Ubundi ngewe mubajije ikibazo kamarade kandi narakubwiye ngo n'uri buganire nanjye ujye undinda ibiganiro by'imburamumaro. Ubwo Gafaranga niba yakoze ibi byaha ribu ikamufata ubwo inkuru irimo niyihe cyane cyane tugikunze ariko ubundi Gafaranga yego abana burabazi turamuzi yaraberekanye kuri YouTube barabanaga n'umugore wa mbere hanyuma none se uwa mbere niwe yahohoteye cyangwa no yahohoteye wa kabiri Annette Murava uriya wumva none se ubu igihe bamaze ubu bari bafite abana bashobora ku bafite hari abana yari yarabyaye imbere yabanaga nabo umugore aza kumuta ashakana na Murava bari babyaranye umwana wari ufite ibiri. Reka dufatiraho yego iyo umugabo n'umugore batumvikanye birumvikana ko abana aribo bagira ibibazo kuko n'ubundi baravuga ngo inzove ebyiri zirwanye ngo ibyatsi nibyo bibabara ukorerwa abana bo kugira ibibazo kugira ingorane birumvikana niba bari bamenyere kubona papa na mama hanyuma bakajya babona wenda papa yafunzwe mama ari usigaye wenyine cyangwa bakabona papa kubita mama birumvikana ko abana bababara. Iki ngiki kirarenze cyagomba kwanayo bizaterwa n'ikibazo bagize. Bivuga yuko ngo yamufataga ku ngufu ariko nta mugabo ufata umugore we ku ngufu ibyo ngira ngo ni yaba yungukamo iki ibyo sinjya mbimenya uko wenda nakunze kubyumva umuntu yakubise undi ndabyumva yego ariko kumbwira ngo umugabo yafashe umugore we ku ngufu ukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato oya reka tubyihorere kuko ibyo cyaba kigiye kuba ikindi kiganiro. Ibyo hari ibyo mba ntumva sinasobanukirwa uko bikorwa. None se umugore ko ari uw'umugabo yego arinda muhatira iki? Hari igihe usanga ushatse umugore udafite amarangamutima nk'ayo ufite ugasanga wenda nta kundi ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ibyo ntabwo ari ukumufata ku ngufu ngira ngo bazabishakira irindi jambo. Urugo rwanjye nkaba nifitiye igifu kinini nkunda kurya byinshi ubwo umugore wanjye yagombye kwiga guteka akajya angaburira byinshi kuko nshaka kurya byinshi ariko si untekera se. Ibyo rero reka simbizi. noneho ritoya urugo urumva buri muntu akabasha akajuru ke iwanjye akaba akajuru kwa Shema akaba akajuru ikintu nyine cyiza cyane ni nka ko nasubije kuko ndi gusobanurira wa muramyi reka none wenda reka mugore